Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV Show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe ubasuhuza ndabifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ese muraho, mwiriwe, mumeze mute? Namwe akavura kabagezeho, akabeho ni kenshi hano i Kigali, ariko twifubitse nyine turashima Imana, niho ibihe bigeze, tugeze mu bihe by'imvura n'imbeho nyinshi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana, nkomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago babuze ababo, abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, abantu barwaye, abantu mbega umutima wabo utishimye muri ibi bihe. Mukomeze gukomera mu Mwami Yesu, kuko umubwiriza niwe wabivuze neza ngo hari igihe cy'umunezero n'igihe cy'umubabaro. Ntabwo biba byoroshye muri iyi si, uyu munsi biba ari byiza, ejo akaba ari bibi, ariko mukomeze kwihangana kandi mukomere muri Kristo. Iyo wizeye Kristo aragutabara kandi akagushoboza guca muri ibyo bihe uba urimo bikomeye. Nizere rero ko mumeze neza, nanjye meze neza n'umuryango wanjye. Nkomeje gushimira cyane abantu bakomeje gukora subscribe, abakomeje gukora comment, share no kurayikinga, ndabashimira. Harimo n'abarimo kuduhamagara baduha ibitekerezo bitandukanye, ibitekerezo by'ukuntu twabigenza, kandi nkomeje no kubibutsa ko uwaba afite icyo yifuza kuganiriza abakunzi ba Ruyenzi TV Show, tumuhaye ikaze na karibu hano kuri Ruyenzi TV Show. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo agakiza. Ese bavandimwe bakristo bene data, dusangiye duhuje urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, agakiza ni iki? Ese ni gute wamenya ko umuntu afite agakiza? Ese ni ryari wamenya ko wowe nyir'ubwite ufite agakiza? Ese ni ryari wamenya ko agakiza wagatakaje? Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Rero ku ruhande rwanjye njyewe agakiza numva ni impano umuntu agabirwa n'Imana, kuko burya agakiza kugira ngo ujye kugira agakiza, wumve ko muri wowe ufite agakiza, ni ukuri n'ubuntu bugeretse ku bundi. Agakiza ntabwo kagurwa, ni impano Imana iguha. Wabwirwa n'iki rero ko umuntu afite agakiza? Agakiza ngiye ku ruhande rwanjye mbona kagaragarira mu mibanire yawe na bagenzi bawe, abo muri kumwe mu rugo, ahandi hantu muri sosiyete zitandukanye, niho mbona ko agakiza kawe kagaragarira. Ikindi nanone nibaza, namwe mbabaza, ese agakiza koko kaba kari muri aba bantu bavuga ngo barakijijwe? Gukizwa mvuga ntago gukizwa ndi kuvuga ibyo ndimo gushaka kuvuga. Ese abantu baba bari muri aya matorero ya gikristo nibo bumva ko koko baba bafite agakiza? Tuvuge urugero, ntago ndi gufokasinga cyane ku madini, ariko hariho amadini nyine bavuga ngo niba uri mu idini runaka urakijijwe, niba uri aha n'aha urakijijwe. Ese kuko nibyo agakiza kagendanye n'idini? Njyewe rero ku ruhande rwanjye ukuntu mbibona, ntabwo agakiza kagendanye n'idini ku ruhande rwanjye, ariko namwe muzambwira uko mubyumva. Agakiza buri muntu wese Imana ishobora kumuha iyo mpano y'agakiza. Yakagira icya mbere ari umukatolike, yakagira ari umuyisilamu, yakagira ari umwadeperi, yakagira ari no mu yandi macaci, abaporoso, abaki. Kubera njyewe ukuntu mbitekereza, agakiza mbona ari imirimo myiza ukora, ari imbuto nziza werera bagenzi bawe, ari ibikorwa byiza ukora, ukabasha, ari urukundo ufite hatarimo uburyarya, mbega muri za ndangagaciro ziranga umuntu w'Imana. Hari umuntu w'Imana
ubushize twavuze ko ngo Imana igiye guha isezerano rishya abantu bayo. Ndabasobanura nti abantu b'Imana twese turi abantu b'Imana kuko twaremwe n'Imana. Ariko hari abantu Imana ibonamo ubunyangamugayo, hari abantu Imana ibonamo ubumuntu, hari abantu Imana ibona ko berera imbuto bagenzi babo, hari abantu Imana ibona ko bashoboye kubana n'abandi bose, n'abandi bantu bandi amahoro, bashoboye kwihangana, bashoboye bagira ubugwaneza, bafite urukundo. Abo nibo bantu Imana igiye kugirana isezerano rishya nabo. Rero abo bantu Imana iba igiye kugirana isezerano rishya nabo, nibo bantu njyewe ubwanjye ku giti cyanjye numva bafite ako gakiza. Kuko Imana ntabwo izagirana isezerano rishya n'umuntu w'umusambanyi, ntabwo izagirana isezerano rishya n'umuntu ubeshya, ntabwo izagirana isezerano rishya n'umuntu ukora ibibi, ntabwo izagirana isezerano rishya n'umuntu ugambana, oya. Izagirana isezerano rishya n'umuntu wera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Wa wundi uzi kubana na mugenzi we amahoro, wa wundi umenya ko mugenzi we ashonje akamugaburira, wa wundi umenya ko mugenzi we afite ikibazo akakimukemurira abishoboye, wa wundi wumva ikibazo cya mugenzi we ntagende kumutaranga. Ntekereza ko abo bantu nibo bafite agakiza, kandi nibo Imana yiteguye kugirana nabo isezerano rishya. Haleluya. Ku ruhande rwanjye rero agakiza ni impano Imana iha umuntu. Ikindi kandi agakiza ni imirimo ukora, imirimo myiza ukora. Ikindi kandi agakiza mbona ari imbuto werera bagenzi bawe. Iyo wera imbuto nziza, ubana n'abantu bose amahoro, ubana na buri wese, yaba umwana, buri muntu wese mu ruhande rwe ukamucira bugufi. Njyewe mbona ku ruhande rwanjye ubundi ariko gakiza, niko gakiza. Ntabwo agakiza ari kujya mu nzu y'Imana ngo ujye gusirimba, guhimbaza, kuririmba, kuyobora itorero. Oya, njyewe mbona agakiza ni imirimo myiza werera abantu muri kumwe n'abandi bantu muri rusange. Nako ni imbuto, hakazamo n'imirimo myiza ukora. Rero ntabwo navuga ngo ushobora kuba uri mu nzu y'Imana uririmba ariko nta gakiza ufite. Ushobora kuba uri mu nzu y'Imana uri umudiyakoni ariko nta gakiza ufite. Ushobora kuba uri umuyobozi mu itorero runaka ariko nta gakiza na mba kakugaragaraho. Ahubwo ya mirimo myiza ukora, za ndangagaciro ufite za gikristo, z'abantu bubaha abandi, abantu bubaha abantu b'Imana, za mbuto nziza werera abandi, mbona ako ariko gakiza. Ntabwo agakiza kagaragarira mu itorero. Buri muntu wese mu ruhande rwe Imana yamuha agakiza ku buntu, kandi agakiza ntabwo kagurwa, agakiza ni ubuntu. Rero buri muntu wese mwifurije kugira agakiza k'Imana, mwifurije kubana n'Imana amahoro, kuko buriya hari mu Baroma kangahera kampibuke, mu Baroma 10 umurongo wa 11 haranditse ngo, kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Iyo wizeye Kristo ntabwo ukorwa n'isoni. Kwizera Kristo rero ni iki? Kwizera Kristo ni ugutera ikirenge mu cya Kristo. Kwizera Kristo ni ukumwizera ko ibyo yakubwiye azabisohoza. Ni ukwizera ko yakubambiwe. Yesu yaratubambiwe kubw'ibyaha byacu. Ugomba kumwizera, ukizera ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ari we nzira izatugeza ku Mana, ukamwizera n'umutima wawe wose. Iyo wamaze kwizera Kristo ni naho n'akagakiza kaba kakurimo. Haleluya. Iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni nabwo n'akagakiza twa turimo kuvuga kaba ubu gafite. Kuko iyo wizeye Kristo ni ukuvuga ngo nta bibi ukora, akuyobora mu byo ugomba gukora, kuko Kristo ni inzira, ni umuyoboro ukugeza mu ijuru. Kristo rero akomeze adushoboze kandi aduha agakiza. Mbasabiye kugira agakiza gaturutse ku Mana, kuko agakiza kazatuma ubasha kubana na bagenzi bawe neza.
agakiza kazatuma ubasha kwihangana ugeze mu bibazo, agakiza kazatuma ubasha kwihangana igihe uzaba ugeze muri cya gihe wumva wabuze inzira, agakiza kazatuma ubasha kwizera Kristo. Haleluya. Mbifurije kugira agakiza k'Imana, mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu, mbifurije gukomera muri Kristo Yesu. Amina. Kandi ndasaba n'abantu kuko mwatubwira, kuko ni ibitekerezo byanjye mbabwiye, namwe mufite ibyanyu mwadusobanurira. Buri muntu wese agira ukuntu yumva agakiza n'ukuntu yatwara agakiza. Rero ndabashimiye, reka mbasengere. Ndagushimiye Kristo mwiza, uri Imana, uri ndiho kandi uzahoraho, ushoboye byose Kristo, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ndagushimiye ko udushoboje gusobanukirwa agakiza akariko, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Buri muntu wese rero musabiye agakiza gaturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Reka agakiza abe ariko katuyobora inzira ijya mu ijuru Kristo. Ndagushimiye rero, ngaho nukomeze kuganza, ukomeze kutwiyereka, wiyereke abantu bareba Ruyenzi TV Show, ubakomereze amahoro, amaboko, abarwayi ubakize, abafite ibibazo ubasubize. Mana, urebe buri muntu mu ruhande rwe, umusubize ukurikije uko akwifuza. Ndagushimiye rero, ngaho nuganza utegeke, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amina. Murakoze cyane, nkomeje kubashimira kandi ndabakunda, ndinginga kandi mbasaba ngo mukomeze gukora subscribe, mukomeze kudushyigikira, mukomeze kudutera inkunga. Imana ibahe umugisha. Amina.